Iyo uganiriye n'abaturage batandukanye mu gihugu bazakubwira ko bigeze kugana ivuriro inshuro zirenze imwe bahabwa imiti yo kunywera mu rugo. Aba baturage bamwe bavuga ko iyo miti bahabwaga batayimaraga kuko ngo iyo bumvaga bakize isigaye bahitaga bayireka. Gusa hari n'abayimara uko bayandikiwe na muganga, ndetse byaba na ngombwa ngo yakumva adakize neza akajya kwaka indi. Ku ngingo ijyanye no kujya kwa muganga kugira ngo muganga akurebere niba indwara wari urwaye yarakize neza, ibizwi nka check up mu ndimi z'amahanga, ngo byo ntabyo bakora. Ngenda yinywa, hariho igihe iyo nkize igihari impita ndekera kuyinywa, ntabwo njya ngaruka. Yewe imiti muganga yanyandikiye ndayinywa nkayimara, naba narakira nkagaruka bakaminda. Iyo mbaye narakize nitanjya mu kazi kanjye nk'ibisanzwe, ntabwo njya ngaruka ari uko numvise nk'intege zabaye nkeya mu mubiri nongeye meze nk'umuntu urwaye. Quality y'umuzi umuntu agomba kuzinywa akazimara, ariko se nkaho ubirigiye kumbwira ramusini ramusini zo ntabwo wazimara pe. Singiye kukubeshya, hari imiti ntajya mara imwe n'imwe, nyine yayindi umuntu anywa yakumva atangiye kuzana agahenge agahita yihorera. Cyasina ukagumya kubyihata kandi wakize nanone biba bigoye, ntabwo abantu bapfa kubyiyumvisha. Nk'umuntu hari kukurya, ubwo ngubwo waba wumva harekeye kukurya ugasubira kwa muganga kumara iki, ntabwo wakwirwa usubirayo. Dr Muhire Philibert, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Ruhengeri, asobanura ko usanzwe umurwayi aba agomba kumara imiti yose yandikiwe na muganga kuko aba yayimwandikiye ijyanye n'uburwayi afite. Ngo kuba atayimara bishobora no gutuma ahura n'ingaruka zitandukanye zo kuba yakongera kurwara, cyangwa se ubutaha yakongera kurwara iyo ndwara ngo iyo miti ntimuvure. Ibi kandi abihurizaho n'umuganga mukuru w'ibitaro bya Kinyinya Itungo M. Umuntu wandikiwe imiti, buri imiti ikora nyine bijyanye n'igihe. Niba ari umuti ugomba gukora mu gihe cy'iminsi 5, iyo minsi ibikenewe kugira ngo iyo doze umurwayi yandikiwe ibashe kuzura imuvure neza. Iyo rero ayifashe igihe gitoya, uretse kutanamuvura ngo akire, wenda uburwayi bwe bukire cyangwa bugere ku rwego rwo koroherwa ku buryo twavuga ngo ntakeneye indi miti, bijyanye n'ubwoko bw'umuti, hari igihe n'uwo muti utongera kumuvura iyo yongeye kurwara ku buryo yawuvuzwa. Ikibazo kirimo gikomeye cyane. Iyo ufashe imiti, urugero niba ari antibiyotike twandikiye umuntu iminsi 7 cyangwa se urugero nk'imiti y'iminsi runaka yagenwe, ntayifate uko bikwiriye, mu ndimi z'amahanga habaho icyo twita antibiotic resistance, cyangwa se bikaza gutuma ya miti idakora icyo yakagombye kuba akora. Kuko kugira ngo umuntu akwandikira umuti nuko aba ateganya ko niba ari infection runaka igomba kuba yakize mu gihe runaka bitewe n'iriya miti wafashe. Rero iyo utayifashe aba ari ikibazo, habaho negative impact ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu. Dr Philibert akomeza avuga ko barwaye indwara zikira atari ngombwa gusubira kwa muganga ngo bamusuzume ngo barebe niba indwara yaramushizemo mu gihe yafashe imiti ye neza kumva yakize. Ariko araburira abafite indwara zidakira kujya babikora. Umurwayi we navuga ko atari na ngombwa ko agaruka kwa muganga, kuko uburwayi aba yarabusobanuriwe neza, yabwiwe ibimenyetso afite, indwara yamaze kuyibwirwa nawe yiyumva. Iyo rero ahawe imiti akayihabwa mu gihe, akumva ibimenyetso byagiye kandi yarubahirije imiti, agafata imbaraga akongera agakora akazi, burya aba yakize. Keretse umuganga yaramubwiye ati uzagaruke, niyo wakumva ko wakize uzagaruke, cyane cyane nko ku ndwara zitandura. Ibyo byo niyo wenda tuvuga agiye mu bitaro afite ibimenyetso by'umuvuduko w'amaraso, iyo yumvishe bigiye ntabwo yavuga ngo yakize kandi umuganga yaramuhaye imiti, cyane cyane agomba no gufata igihe kinini cyane. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutumiza no gukwirakwiza imiti Rwanda Medical Supply ku mwaka gishobora gutumiza imiti ikoreshwa cyane, medicament essentiel, ifite agaciro ka miliyari zirenga 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo gitangaza ko kwihaza ku miti ikoreshwa cyane byavuye ku kigero cya 49% bigera hafi kuri 70% kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka wa 2020. Iki kigo gitangaza ko kandi imiti ikoreshwa muri gahunda zo kurwanya indwara nka sida cyangwa igituntu itangwa ku buntu yo iboneka ku kigero c'100%. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV.